kubyuka ugenda umusazi maraho namubwira nuko mukunda cyane amukunda byatari bamwitande mwitande mwita Gihozo ahandi guhangamba ngenda hamwe turakangena ntera aho mbonye akazi ubu bandanyikira kano nemberera ko ugalpili if you hon umamagare ukaraga imboro numbaze byinshi ndamenye izanjye kandi naye kare ubyo ngo bikunde umvuga menshi nawe uri umufana naho nago wowe uzambwira ngo ni hano ngo nibyo byiza ngo hannye ngo nanjye ngo nicare mannye gute kandi mfite ubwenge bwanjye uramutse gukoresha ubwenge bwawe neza nase bakubwiye ngo bawe ngo reka kunyaho ngaho ibintu byinshi bindi mu mutwe ari n'igihe byarangiye turwanye ndamutse mbuze ibintu bindi mu mutwe DopeDee dore application yaciye ibintu muguza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store injiramo neza cyane reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect aho ngaho numara kwandikamo singles connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application urangiza downloading and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri ya double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba reka tushyiremo application yacu urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino imaze kujya muri rayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda application imaze kugera muri telefone yanjye rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na singles connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18. Yo, what's up, umeze mute call me the dope boy son by God DJ Diddyman DopeDee unko mubona njye mvuye home none uyu munsi ndashaka gukorera stuff tugiye dutandukanye hano mu muhanda urumva hano ni muri karitsiye imodoka zirimo ziratambuka nko mubibona ndetse ndashaka kuganira n'abantu bo muri karitsiye hano nyine bagiye batandukanye twumve ukuntu ibintu bimeze reka hano hari umukobwa mbonye nyisohoka mujama bayanganiriza uyu mujama man umusa bitese umeze neza se yo bakwita ndetse man bamwita Thomas tuye muri no karitsiye urubizi ko nanjye matuye se uranzi se vugisha kuri ngo nagunze ya uzi umuntu witwa DJ Diddyman se ndamwumva ujye umwumva nka hehe se nko kuri radio Magic FM ni njyewe DJ Diddyman musa Thomas urayoka Thomas urayoka byatari wana umusore uramuzi DJ Diddyman ujya wumva nyine akantu k'akajingo kiwe se ukuntu kavuga n'ibice byose ntago ujye kumva ariko kuri radio ho ujye umwumva ukuntu umuja mugira umunwa munini byatari Toma none se ino karitsi umaze igihe kingana iki umwaka wonyine je mamaze igihe kinini cyane nk'imyaka nk'itatu manje urumva ko mamaze igihe kinini cyane Toma ni iki kintu kirenze muri no karitsiye uzi kirenze aje kimuzi kirenze byose kumubona bireba ese sheri wawe atuye hano hakwiga Kacyiru naringize ngo atuye muri Gisozi wenda nabona ngiye kuvuga ati nicyo kintu kirenze nyine cyo muri no karitsiye iyo turi Kacyiru noneho rero kugira ngo sheri wawe naramukabonye ko wageze ko Diddyman mwahuye agira akantu mubwira ku buryo azatavuga ati shasheri urankunda mise nanavyemera shaka akantu wamubwira man wako iki kiganiro aza kukibona unamusharinge shaka akantu wamubwira kandi namubwira nuko mukunda cyane amukunda byatari bamwitande mwitande mwita Gihozo rero afata ubu butumwa neza ubwumve fresh Thomas aragukunda arakwemera wakintu man Thomas byiza guhura abana abantu bamwita Thomas wamaze kumubona rero numwe mu basaza numwe mu bakoboyi bibera muri Gisozi man njye nakubwiye ko uyu munsi turi buze kuganira bya hatari urumva ku buryo rero
ewana muza kubona abantu benshi cyane bagiye batandukanye turibuze kugera tuganiraho byinshi. Jewe ndashaka gukora show ya street. It's my first time bro. Mfite n'ubwoba man, mfite n'ubwoba kujya kuganiriza umuntu nyine tumusanze ahantu, nabyo bari ibindi bintu birenze. Rero hano mbonye ndi mu kapo urimo kubumba icyondo, witonze kumukamera tubanze tumuvugisha. Rero umva hari umukapo hano uri mu kazi kabisa, akazi ka buri munsi ewana, mutipe uri mu kazi ka buri munsi. Jya kuri side ya ruguru gatoya. Reka noneho tumuvugisha twumve. Yo umupapa ngo bimeze bite se? Ewana akazi keza wana, uba wakabyukiye mu byatari. None se ko mbona ibyondo urimo gukoresha harimo ibyatsi? Byakuye komeza amatafari. Amatafari ubwo nukugira ngo akomere. Ewana njye banyita Diddyman, urumva ndi umu content creator, mba ngenda ntembera ahantu hose, urumva ndebe ukuntu biba bimeze. Ewana ubuse iri tafari ko numvishe ngo amatafari agurishwa nkaya ngaya buno barayagura cyangwa tumuhe angahe? Amafaranga ashaka umusaza wano wayabona wo, umusaza byuka ajya mu kazi. Umusa ewana nese ngewe ndashaka ko twiganira gatoya, ubundi nkubwire ni rizuba ndabona ari na ryinshi. Unywa gaki? Unywa kaye kayoga rero ka Primus? Ubuse suka nkurangije akazi cyangwa uri no mu kazi izuba riwe rimeze nabi wakanywa? Usoje akazi nibwo wita ukanywa? Aha banze umbwira akanimero kangu shiro ka Primus, tubanze dushireho umusaza ka Primus. Tonze gatoya tubanze dushireho ka Primus. Aha 078 50 73 kangahe? 855. Aka Primus arajya buri akagura ngahe? Icyatatu 1300, ubwo ni 2600 sibyo? So Primus bubiri se Primus bubiri hariya usoje akazi no kwita babugutamo. Nanjye nuye hano ku Gisozi Everest. Everest nanjye nuye hano ku Gisozi. Urumva bamuze ngo uyu munsi Ntembereye muri Karitsiye, ngene ndeba abasaza ukuntu ibintu biba bimeze. Ese abakoboyi ba hano muri Karitsiye babyifashe gute? Iyi nzu ariko yuzuye vuba. Inzu yuzuye vuba ntabwo nari inyizi kandi nanjye nuye hano imbere. Nese umusa umaze igihe kingana iki hano ku Gisozi? Imyaka 20. Umaze imyaka 20 hano ku Gisozi? Hano umuntu ufite nka 48. Siko ndi umwana burya, ushobora kundusha nk'imyaka nka 18 cyangwa ningaho ni hafi aho ngaho. Ni hafi aho ngaho. Ubuzima bwawe bwa buri munsi ni gutya, ni ukubaka n'igifundi? Nuko biraka nk'ibingimba nirwamo cyangwa kumva amatafari. Uvuga ngo iyi nzu yose wayitangiriyeho wubaka bayizamura? Ahandi guhangamba ngenda hamwe turakangena ntera. Aho mbonye akazi ubu bandanyikira kandi ho nemberera gukora. Utuye hano hafi se cyangwa utuye za ruguru iriya? Ngira umupagasi naje pagasi nako muri Karitsiye n'ucumbitse. Niho ucumbitse ubu ngurimo gukorera aha ngaha? Ubundi mu rugo ni hemze? Intara y'Amajyaruguru. Intara y'Amajyaruguru ahitwa gute? Akarere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi. Ni ukuvuga ngo wavuye Gicumbi uravuga ati reka nzi Kigali mpagase, ubundi ndebe uko ubuzima bwakomeza. Ufite abana n'umugore? Baba hehe? Mu ntara. Baba aho ngaho mu karere ka Gicumbi? Waje Kigali nyine gushaka amafaranga uvuga ngo babeho neza? Gira inama abandi bantu rero, nk'umuntu nsanze muri Karitsiye wibereye mu kazi, mugira inama mubwira ati rero mujye mumenya ko gukora utakoze utarya utabaho. Urumva ubundi bo iyo utakoze nta kintu wabona. Bisaba kugira ngo nyine ukoresha imbaraga ubona icyo kurya. Uze ko nkoreje 2600 bya byere ebyiri, nanjye nakomeze, nanjye mba nimo nshaka ubuzima. Ubu nanjye mbyuka gutya nanjye nshaka ubuzima buze. Rero se ubwo urumva ayasaraza ko yagacupa cyangwa n'ubundi ubuzima butureba uburyo wafandafandamo n'ibindi. Nta kibazo umuntu nyine umuntu agenda yifandafanda akaruko gashaka utuntu kumutwa make kwa basha kugira ngo nuko wabona imibereho y'ejo ko wajya guhiga handi hantu. Uzavuga no kuva nanjye impamvu wambwiye ko nywa Primus, navuga ntabwo naguhimwe, uguze kunywa imwe ubwo indi nanone uza kureba ikintu nimba uzayinywa ejo kugira ngo ubuzima bukomeze. Murakoze nashimye.
muze ubu nyene mba ngenda nganira n'abantu kandi ukomeze akazi keza. Hano ndabona hari n'abandi bantu musa komona wirukanga se. Komona reka tuvuga umuntu wo murasta ntabwo yakako tuganira abantu. Yo rasta ngo bimeze bite se man? Ni neza se. Biracamo neza cyane. Gake. Wana tuba duhuriye aboro abonye ko nandi mungana n'umusaza. Muviye namubonye. Umuviye bari mu kazi mani kose. Wana none se bakwita nde man? Bestro. Bakwita Bestro ze. Badman. Bestro. Bestro. Kunumva sirya zina ni nk'irya baraperi man. Kare. Ni gake. None se Bestro ryavuye ku amazina yawe bwite se na Bestro ririmo? Bifite iyo bihuriye. No munyarwanda mbere numvise witwa Bestro mwiranga mu. Nta nundi muntu ahubwo ku isi ushobora kubona witwa Bestro. Ni ukuvanga amazina yanjye n'iki bifite aho bihuriye na Bestro. None amazina yawe bwite nayahe nyine twumva aho bihuriye? Cyuzuzo irindi irahagije. None se Bestro muri Cyuzuzo. Okay, reka bisobanurire wenda ushobora kuba utari kubyumva. Ni ukuvuga ngo samwegera inyuma ushyiremo twese duhagaze. Ni ukuvuga ngo ubundi Cyuzuzo uri kumva bivuze nk'iki? Cyuzuzo ubundi ndimo kumva nyine Cyuzuzo ni ikintu cyuzuza nyine ikintu nyine ni urariza ni ikintu cyuzuza ikintu. Ni ikintu cyuzuza ikintu. Oya Cyuzuzo. Reka twumve izina Cyuzuzo. Urumva? Aho ni ibintu bituzuye. Urumva? Ukagira ibyo wongeraho kugira ngo byuzuze. Cyo nicyo cyitwa Cyuzuzo. Rero ni ngewe. None ubwo biragora na Bestro. Bita bibafungo. Ijambo best risobanuye iki mu cyongereza? Best bisobanuye ikintu cyiza. Best. Beta ibintu nk'ibyo n'ibiki. Noneho Bestro ni icyiza kirenze ibyo byiza byose wowe uzi. No kuvuga ngo Best Pro Max. Mpaye Best Pro Max so birahurira he. No kuvuga ngo Bestro. Ni wa muntu nyine. Buri muntu wese ubaho cyangwa se wari we wese. Yakifuza kugira. Urumva ngo buri muntu wese yifuza ko yaba ari ihome yawe. Ndi umuhungu umwe n'umukobwa wagira ngo muri bane. Ubwo uri umera ahita bati Cyuzuzo. Wavutse uri kangahe? 3. Mere yaramaze kubyara abakobwa babiri ba mbere. Utuze uri wa 3. Atavuga ati iyo ngwino Cyuzuzo niwe nashakaga naki. Muri make byose sinzi umuniga w'ikina ngo ni byose. Samwegera hano hepfo. Samwegera hano hepfo ndabona wansumbye cyane sha wari muranyiba. Yari maranyiba. Wari muranyiba. Ni fresh ariko none se kugira ngo ujye kuryita Bestro wagendeye kuki? Wagendeye kuki? Niko bimeze niko biri. Ni Bestro ryavuye kuki wabitekerejeho gute nyine nge ubanje kumbwira ngo muri Bestro mitangira ngo uri nk'umuntu w'umuraperi uri umuraperi urenze bya atari nyine nakubwiye ngo ni byose ushaka kumva ko nabasha no kurapa se icyo kintu nimba ibyo bintu bishoboye wana byaba binarenze man byaba binarenze bya atari. Okay gaze naye nkubwire reka twumve none Ugal pili if you hon umamagare ukaraga imboro numbaze byinshi ndamenye izanjye kandi naye kare kugira ngo bikunde umvuga menshi nawe uri umufana ngubu nabaye umusazi ifonira sona kenshi ikodura bizi ni kenshi tungubufuri bwinshi akura bizi nje muhora ndi soba mufite akazi ariko ni mukora umukobwa ni mwizizi mbwa ziramurya nize guhena nitwa Rugiusi I'm sorry nigga I'm sorry ukuru utabaza ugasaza utamenya umvire nyoko kandi ushima Imana kumugira I'm doing good nubwo uri shit umbabarira umamagara utambwira ubusa I love the case nigga I love the case Badman bass Badman buyaka shadow wide Badman bamwita Bestro my nigga man it's a fire band it's a fire we bro ariko hari ukuntu utangiye ndikanga none ubonye ufata umusa urankubise nta kintu ukoze nko nkubita bya atari cyakoze none se ufite music cyangwa man nyine kwa kundi agasima kaba karabaye agasima muri karitsiye ntago yabyoroshye man gusa ibintu biriho man byose biriho
ibintu byose biriho. Yose. Wakoze music cyangwa indirimbo ukoze ni freestyle yawe? Indirimbo irahari bimeze bite? Cyane mfite ibintu byinshi man. Siko mfite ibintu byinshi mu mutwe ku buryo nabasha no kubyibuka man. Ntago mba mbyibuka. Unago wibuka ko wakoze indirimbo cyangwa utarayikora? Akoze besro tujye tuvugije ukuri. None se wasanga ari nk'ijana wallahi. Akoze besro urimo kunyiba wongera umanukana ifa mane ngiye urimo kunyiba mane ngiye. Umusaza aransumba byatari urumva. Ewana besro ngere ndimo nemera muri karitsiye ahangaha sinzi nimba ari naho utuye cyangwa nawe warimo wiciraho ukomeza. Nuye nari mvuye no kujyadirira n'abantu. Urabizi umuntu aba yiruka nari mvuye no kujyadire. Nuye muri izi karitsiye. Tuye muri zino karitsiye. Mu busanzwe ukora iki mana? Yewe byose man. Uri umututu uravo? Uri umutipi? Byose. Byose ahubwo n'iki wumva nakabaye nkora. Undebye ubundi urabona nkora iki man? Yewe nyine nkubaye umuntu w'umurasta kandi abizi ko abarasta baba bagira umutima mwiza. Abarasta akazi kose bagakora. Nta murasta wifungafunga ibintu biri aho ngaho byata. Namwe mvuze ati reka mvugisha ura murasta numva ukuntu ibintu bimeze. Ariko ukambwira ngo nkogushana na kogosha. Kwangura umusatsi wanjye. Umbwiye ngo twigendere. Batangiye kuba. Ngiye kuganya nabi se. Wese umuguzi ukambwira ngo bikore mari sinabikora. Kaza twigendere. Yendere rero. Numveje umurasta ushaka kunkuraho umusatsi mani. Oya. Ukambwira ngo gute na. Uwo musatsi wanjye ukatukura. Ubishatse nyine uje ukambwira ngo gira. Nagira. Azubwo nk'umurasta ntago wakifuza kuvuga ati ese ufite ikihe kibazo? Nkaheza se. Guheza se ntago tujya dupfa guheza. Wapi? Watukura? Izitunguka zipfa kuba zinguka. Ibindi byo ntago bindeba zipfa kuba zunguka. Ibindi byo ntago bikureba kabisa. Upfa kuba wowe nugushyira mu bikorwa igitekerezo nazanye. Icyifuzo cyane. Ni vuba kubera ko iyo utinze birapfa. Iyo utinze birapfa bya hatari. Birapfa bya hatari ewana. Noneho rero urabona ko umusaza twamaze kuganira ewana turarebye nsanze arimo kugira nsanze arimo kubumba amatafari ewana. Ni iki kintu wabwira ku bantu b'abajene nyine bumva ko badashobora gukora cyangwa batashaka akazi bakora kugira ngo babeho ubuzima bwabo bwa buri munsi bakubita ka message? Ushaka ko tubagira inama? Ubundi reka mubwire musaza. Ubundi umuntu uwo ari we wese mani arivukira musaza. Ushaka kunamugira inama niyumve. Yumve nta kibazo wowe bagira inama ariko hari nabumva hari abavuga ati se niyo umuntu w'umusaza byukira mu kazi akarimo kuvatereka muri akazi urumva ndetse nawe twahura ukambwira ati yewe wirirwa niruka ndi veredi. Veredi uri kumva icyo? Veredi no kuvuga iki? Ukuvuga ipusi. Ipusi ubwo no kuvuga nk'iki kuri wowe? Nyirahuko. Ese nagari nyirahuko. Nta kibazo nari nagapusi nyine akakubona nyine nk'akantu karaho basi. Nk'akantu karaho ngaho. Nukuvuga ngo nago wabyumva. Veredi ni iki zo wewe? Nago wabyumva. Yembuze uko byumvira Veredi ni iki? Kandi byanangora kugira ngo mbikumvishe neza nkanjye. Oyewe binyumvise wa binyumvishe mbwira ati umuntu ashobora kubona uri muri izi agakubona nk'ikiguri. Ariko we iyo ibyo urimo ari bizima kandi ibyo uri mubizi nyine nibyo ugomba gukora. So nyine ku rubyiruko rwumva ko rutashaka akazi rutashaka imirimo ngo rukore umubwiye ko uvuye kujyadirira n'abantu ubwo ni situation z'amafaranga byanze bikunze ndetse wambwiye ko wogosha urambwira ati nta kogosha nk'umuntu w'umurasta wagiriye inama urubyiruko nyine rubyuka nurugira ikintu rukora tugasanga n'urubyiruko rwicaye rwirwa ruzenguruka gusa. Hariya nyibutsa urubyiruko ubwo no kuvuga ngo abafite imyaka ingahe kugera kuri ingahe? Ubundi urubyiruko ko n'abantu bakuru nabo inama nayibagiye. Urubyiruko uri gushaka urubyiruko rugenda ukagera ku myaka 45 bro. Uri kumbwira abanyeshuri? Uyo urubyiruko abantu bose muri rusange sorry urubyiruko rugera ku myaka 35 35.
ni abantu bose guhera ku myaka 15 kujya kuri 35. Inama wabagira nyine babandi bigize abanegere badashaka kubyuka ngo bajye mu kazi. Okay, no kuvuga ngo ni ikintu ni kimwe, ugomba gukora ibyo wowe ugomba gukora, kandi ukamara amazi. Nimba uri kubyuka ugenda umusazi maraho sara neza. Kandi umunigari kubiseka iyo niyo namugiriye urubyiruko, niyo namubahaye. Nimba mbo kwiga atari ibya bireke. Iyo niyo namutanze. Indi nama oya ntago wavuga ngo se ntago babyita ubushukanye. Hari igihe bavuga ngo ibyo ngo mere ngavuze ngo nibyo ngomba gukora. Wapi, ntago ari ibyo bagomba gukora. Ugomba gukora wowe ibyo ugomba gukora. Nakubwiye kugira ngo unyumve mani. Nagusaba gutekereza umwanya muremure. Nimba uri umusazi sara neza. Niba mama wakubwiye ngo ukora ibi ngibi byige kandi utabishaka bireke. oya ubwo nabyumvise je. Nimba ugomba gukora ikintu mani gikore icyo ushaka, kandi ubona nyine kigufitiye inyungu, ubona ari cyo kizima kuri wowe. Naho nago wowe uzambwira ngo ni nyahano ngo nibyo byiza ngo hannye ngo nanjye ngo nicare mannye gute kandi mfite ubwenge bwanjye. Uramutse gukoresha ubwenge bwawe neza, nase bakubwiye ngo bawe ngo reka kunnyaho ngaho, reka kunnyaho ngaho. Okay, naribi nabyumva. Reka ribyo ushaka. Oya, okay, umbwiye ngo reka kunnyaho hano sibyo? Nago nahanya, ariko nanone nabanza nkareba se ibi nambwiye ubundi ni ibiki. Kunnyaho hano ni impanya biragenda gute? Nabona ndi impanya wa mugani biri bugaragare nabi nkabireka. Ariko nabona nyine uri gushaka we kumbwira ubusa, wapi? I'm doing good nubwo ndi shitumba bari rumamagara utambwira ubusa. Okay, ibyo Bana baraperi baririmba real life man. Ubuzima busanzwe nawe ukora hip hop. Nakwaje akantu, ariko nimba warigeze ukora indirimbo nimwe, wumva waragiye studio ugakora indirimbo cyangwa? Nakubwiye nakubwiye ngo ni byose sibyo? Byose samwaga hano gutya tuve mu nzira batatugonga. Mana ibintu byo tuba twarakoze ni byinshi ku buryo nago wambaza ngo nakoze ngo ize ndirimbo ngo mbyibuke. Nago nabyibuka. Ntago wabyibuka. Ubundi iyo ibintu byarangiye biba byarangiye. Buriya tugiranye n'ikibazo. Dara nkubwiye cyangwa nakurabura bikarangira bikava mu nzira. Mba nakomeje. Ubwo ibyo nakoze rero cyangwa izo nakoze ntago nzi. Ese wamenya ko kera nacezaga mani. Ubu ndebye uri kubona ndi umuntu mani wabasha guceza. Kera warabyinaga? Naracezaga. Ariko ubwo nyine nabyo byararangiye. Byararangiye nyine ubwo turi ku zindi move. Abaraje izindi move. Ewana, kera waracezaga kera nka ryari? Zari na 10. Oya, naga ari kera. Nyine ushobora gusanga wowe kubera ko ushobora kubundusha nk'imyaka nk'itanu wenda. Irimora. Ushobora kukubwira ngo ni kera nko muri 2015 wowe ukambwira ngo nejo bundi. Ni ukuvuga ngo rero buri kintu n'igihe cyacyo. Wasanga ari nejo, wasanga ari neza, cyangwa se wasanga uno munsi narindi guceza ariko undi munsi turi kumwe ugasanga ntago nkiri guceza. Uyu munsi ukahita ubyihorera. Ubwo ni ukuvuga ngo ejo haba kera. Ubwo ni ukuvuga ngo ejo hari kera. Ejo harashize man. Ejo harashize nyine muri kera. Ejo hashize ni kera. Turi muri move. Muri move y'ibintu byose. Reka tugende tuganira n'ubundi ndabona twagumye ahantu hamwe, cyangwa nimba hari utundi tuntu wibereyemo. Ngiye n'ubundi mu kazi man. Wari ugiye mu kazi? Bari gushorera. Urimo utarasa neza uvuga ati reka. Babadufashe. Ewana. Ariko mani nabonye hari ibiceri wari guhereza uriya mugabo, niyo mpamvu nahagaze. Uriya mugabo namuguriye akantu ko kunywa, urumva? Uriya mugabo namuguriye akantu ko kunywa kuko nyine namusanze mu kazi. Namusanze mu kazi kandi ari umuntu w'umusaza. Ndavuga niri zuba ko riba rimeze nabi, urumva? Umusaza nyine wamutama akantu ko kunywa. Niko kumutama akantu.
buriya nta yindi mpamvu yatumye mbikora. Kandi nawe waruvuye kujyadira buriya wasaba gwa no ku mafaranga. Uri kubona imihanda bitagoranye man. Imihanda byaranze. Byaragoranye. Urabona bimeze bitese muri no mihanda. Muri no mihanda. Tugomba kubicamo. Bazogera inyuma cyane. Tugomba kubicamo. Tugomba gukora byose. Ibirenze ni ibikize ubundi. Ntabyo. Nta kintu kiba kirenze gihari. Nta kintu kiba kirenze gihari kabisa. Ntago waza uvuga ngo none se reka twigarukire muri gahunda waruvuyemo. None se ibiceri byaje kuboneka ahantu waruvuye cyangwa nyine mwajadiriye gusa arabikwiye. Twajadiriye. Biranga. Mwajadiriye n'ubundi biraje. Iyo byanze wabigenza gute man? Byaje kurangira byahanze neza. Bambwira ati nari. Nta munigo wamuteye. Oya. Nabidasanzwe man. Nese hari ikintu urabona kidasanzwe? Ngira nk'ikintu kidasanzwe kuri wewe bigeze ubona. Ikintu kidasanzwe kuri njewe? Ari ikintu kidasanzwe urabona ubundi? Wapi? Nta kintu kidasanzwe na kimwe kibaho. Iyo mbonye ibintu bisa nkaho bigiye ku ibintu birenze mpita mbona nsa nk'umuntu wigeze kubirota. Mpita mbona nyine ari ibintu bisanzwe, ibintu byose bisanzwe. Ewana. Niyo waba wenda tuvuge ubyimbye ute ewana. Ubona nyine nk'umuntu tu. Kandi ndabizi ko abantu bose waba unanutse waba uri mubi waba uri mwiza mba nkubona nyine umuntu tu. Kandi byose kimwe. Byose ni kimwe cyane. Bazegera inyuma cyane ushyiramo karitsiye. Inyuma kuri abo motari uri inyuma iriyo. N'undi twese ari kimwe man. Nta kintu rero ubundi ngewe man nta muntu ujya umbwira ngo numve man. Nta muntu ujya umbwira ngo numve. Kubera iki abantu bakubwira ni wumve? Ni ukubera ko abantu nyine ni abantu man. Ubundi definition y'umuntu urayizi? Yimbwire nayo. Oya mbwira uko yizi nayo nandi ndakubwira. Kandi nge nayo nzi. Umuntu ni umuntu ufite umutwe, amaso, amatwi. Nibyo gusa se kuba afite umutwe n'amaso n'amatwi n'ubwonko, atekereza agira n'amaraso amugendamo, n'umwuka. Ariko ibyo bintu abuze umwuka n'umutima n'amaraso ntabwo aba ari umuntu. Ni namubi kandi ni namwiza rero. No definition y'umuntu we kuri we ni iyihe? Umuntu mani umuntu tu. Se nabikubwira gute? Man siko ari ukuntu mbura ibintu ukuntu bisobanura man. Nkabona nago nyine wabyumva bitewe n'ukuntu ngewe ngenda byumva we bimbwira uko byumva. Nimba ubyumva rero, nimba ubyumva umuntu ni umuntu. Abi mugufi muremure abigikara abinzobe abikiye. None iyo niyo definition iyo niyo definition wambazaga. Nanjye ndabizi ko umuntu ari umuntu. Muri bamwe. Nanjye ndabizi ko umuntu ari umuntu. None se okay oya ushobora kwanga ni mugufi wenda. Ushobora kwanga wenda ngo nta kintu ngafite cyangwa kumva ngo nguramukora ngo gute na gute. Ariko mwese muri bamwe. Ubwo rero ngewe niyo mpamvu nkubwiye ngo nta kintu waza umbwiye gute. Ni ukuvuga ngo umuntu ni umuntu. Niyo definition yawe. Twese turi bamwe man. Niyo waba uri big mape tumenyane. Discipline waba uri mugufi waba uri muremure waba ufite ibiki waba ntabyo ufite waba ugize gute utagize gute twese turi hano ku isi. Ahangaha kuri ino si ni kwa nyokose ni kwa data wa twese ariko ako kantu kongereho wayitonze gato. Kuri ino si kwa nyoko. Kuri ino si kwa nyoko. Ariko numva mbizi mu ndirimbo. Iyi si nyoko si ya Majid Black. Ntabwo ngenge amenya ibintu bye. Urarira. Aha. Kwisi wahageze. Mise nkibuka. Turarira kwisi wahageze. Shaka. Mbabwire man. Ubundi ngiye uzi ukuntu mbyemba mbona ibintu byose mbona ari byiza man. Ibintu byose mbabona nari ikintu na kimwe kibi kibaho. Oya. Nibibi biriho ariko mbabona nta kimwe nanone tutashobora. Nibyo bibi bibaye ngombwa. Twanabihashya nitubikore. Nta kintu tudashoboye man. Abana b'Imana. Ibi n'ubundi hari ababihashya. Nkanje. Wapi nta kintu ngiye nashobora. Nta kintu waza umbwira. Ariko buretse karaga freestyle. Buretse karaga freestyle. Buretse karaga freestyle wankubise urumva. Ubundi buriya wana handi freestyle wankubita se. Mari mufite ibintu byinshi mu mutwe man.
sikomeze nk'umusaza man nyiri mu myaka za nani nageze no mu za 30 man. Kubita freestyle ibintu byinshi bikuri mu mutwe. Ibintu byinshi bindi mu mutwe. Kubita. Ari n'igihe byarangiye turwanye ndamutse mvuze ibintu bindi mu mutwe. Ndamutse mvuze ibintu bindi mu mutwe. Turarwana dupigize mwana. Agiye wasanga uzemo ibintu bidahuza nawe n'ibitekerezo. Niyo mpamvu mitamo nkabizira. Upowa? Nkabizira. Nkavuga wenda ibyo mwese mushobora kumva tu. Nkabizira tu. Okay. Ibyo nzira subishyiremo. Uvuga ibindi nyine bitaza bikazira. Naye nkurimbira karimbo gashobora kuguturisha. Kunurisha. Wenda nyine kumvikana man. Kubera ko abantu bose baba bari muri vibe man. Bakeneye ibyo nyine bagomba kumva, ntago bakeneye ibyo ugomba kubabwira. Igihe kizagera bazagira babyumve, igihe kizababwira birabareba. N'ibyo bakeneye nabyo turabizi. Kamubwira nk'akantu wenda wakumva. Uga you the one I wanna tell to my mommy kesh nizigwira nza kujana Miami me all the way do it ups and down bikaryo hangi bishita nigga move your body I'm a bad lover come cruiser Yeah man call me the Doughboy sent by God DJ Diddyman apotre vuba afande vuba urabona ko ibintu byose biba ari vuba ni vibes ibintu byose ni muri vibes rero ndi kumwe na Bistro tugeze Hanga bahita dore zikwanditse ngo Chez d'Amour bamfatire man bamfatire kwa d'Amour tumufate gute se mumpatire d'Amour uyu musore uramuzi se ntago umuzi ariko we ngo arakuzi ngo niwe muntu ngo wabikoze neza muri karitsiye bamwita Besoro yabimenye basi wewe bashaka kubereza ibintu aho ngaho none se d'Amour agufatira agakisi d'Amour namfatira akantu kagaragara man akantu k'abahungu man akantu k'abahungu uri akantu k'abahungu karimo hariya aruko n'akaraki jean barambwiye ngo ni nyeya n'akaraki jean cyangwa yemana nankwe kuri raki jean mitarumva nta yindi boro nzongera kunywa mu bwoko bwa jean ni twayisangira man Juri business burangiye kumba numva sidakora ni biki wewe gukorera ye Lucky Jean man ngewe Lucky Jean yigukorera bayikuzaniye ifungure Banzo nayinkwe mbanze nkwe si gukorera se sikuvuze abivuze mutumva yenda cyari mu kazi nanjye giye mu kazi man nayo ndacyari mu kazi ubwo uraza kuyinywa nyine wowe bwo ntari bicyangwa tuze kurebana nimugoroba tuyinywa oya d'Amour kandi ndimo kuyiguhereza je ndimo kuyiguhereza ubundi d'Amour we tumuha ibiceri d'Amour we tumuha ibiceri aha d'Amour ibiceri nangahe 2000 code nimero 07 bonayajyamo sha bonayajyamo ijana na rimwe yarabonye wakoze ku matafari hari yiriya man ijana na rimwe Jean d'Amour byabaye byabaye kabisa bari kumbwira byabaye ukamingo kisha umugabo wahehe ngo nuwahehe uwo mugabo wapfuye n'uwaho umusa oya mutubwire ngwino mbwira uwo mugabo wapfuye cyangwa akoze ewan so guys murabona ko ibintu byose ni vibe kuri DopeDee TV show tuba turimo tugenda dutembera muri karitsiye nayo ndi kumwe na Bistro akaba arakomeje so ahanda twa turi ni ku Gisozi so haba ari abaturage benshi cyane abantu barimo kugenda bari mu kazi kagiye gatandukanye rero nanjye no kuvuga ngo ndimo kugenda ntembera mu baturage tugenda tuganira fresh sana angaha urabona ko hari abantu bahagaze ahangaha hari abari hari haruguru komera umupapa komera muraho mumeze neza turimo turatembera namwe murimo muratembera mwahuye mwanyweye amata Imana ishimwe tera haleluya nk'eshatu z'umurambararo tera haleluya z'umurambararo baya amata yabonetse so guys reka mbifurize rero gukomeza gukurikirana DopeDee TV show niba ushaka kwamamara nuwo nguwo nuwo nguwo
uwase ko arwana yabaye cyo kamera ararugura ko mwarwa n'icyo cyo kamera niko uwo ngo ko arimo kurwana bayi umugabo wamubonye yamwirukana so guys reka rero bivuze gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bye bitandukanye umunsi ku munsi ndetse nanagusaba kuba niba utarakora subscribe uyikore ndetse unareba ibindi biganiro byacu biriho kuri channel ya DopeDee TV show. Ikindi nakubwira rero nimba uri single downloading application ya Singles Connect, ahangaha rero ni hamwe uzagenda ukura abakunzi bagiye batandukanye mu buzima busanzwe ndetse ukaba wakubonera umukunzi hirya no hino mu mahanga cyangwa hano mu Rwanda bitewe n'abagiye kuri Singles Connect. See you guys, reka tuzongere ubutaha. Ciao ciao.